inshuti uduteza amatwi amahoro y'Imana bane nawe turabashimira uburyo mugenda mukurikirana ibiganiro byacu ndetse tukanabashimira n'uburyo mugenda mutanga ibitekerezo yaba ibidahuza n'isomo tuba twatanze yaba n'ibidushyigikira ibyo byose mukuri twebwe turabisoma ndetse na like zanyu mukuri ndazikurikirana. Niyo mpamvu mu gihe ikiganiro ucyumvise ni byiza yuko wakora kuri like kugira ngo tubashe kubona yuko ikiganiro cyacu cyakurikirana. Ikindi nanone ku bantu mutari mwakora subscribe, gerageza niba ubona ko ibiganiro byacu bigushimishije, niba ubona ko ari byiza, niba ubona ko bikwiriye, niba ubona yuko twabikomeza, ni byiza yuko wajya ukora kuri subscribe. Hanyuma icyo gihe biba byiza kubera yuko iyo dushyizeho ikiganiro uhita ukibona. Rero hari ikiganiro twakoze nyuma yuko dukoze ikiganiro cyagiraga kiti hari ibintu tujyaho impaka ari iz'ubusa, Imana ni Imana, Yesu nawe ni umukozi wayo. Iki kiganiro ngira ngo nimujya kureba kuri Shoza TV muraza kukibona. Iki kiganiro rero kubera yuko cyagaragazaga yuko Yesu ari umukozi w'Imana, kikagaragaza yuko Yesu atari Imana, hari abantu bamwe impaka zaratangiye kubera ko hari n'abanyandikiye, hari abampamagaye, ariko hari imwe mu mirongo bagiye bampa. Ariko imirongo bampaye ni imirongo itagaragaza yuko Yesu ari Imana bavandimwe, kubera yuko dushyize mu gaciro tugakoresha ubwenge. Kuko hari abampaye ya Korani hagaragaza yuko Korani ivuga yuko Yesu ari ijambo ry'Imana, ariko nyamuneka niba hanyuma hari abampaye imirongo ya Korani ivuga yuko Yesu yavutse nyina nta mugabo baryamanye. Iyo mirongo yose nta numwe wari wavuga yuko Yesu atari umukozi w'Imana. Iyo mirongo yose nta numwe wari wavuga ko Yesu ari Imana. Niba hari n'umuntu yiguha akakubwira ngo Yesu ni Imana, se bavandimwe, jewe nkunda gutanga ingero. Twese turabizi neza ko Yesu yasengaga. Kindi mvuga gusenga naho ndaza kubisobanura. Niba Yesu yarasengaga nshuti yanjye, turabizi neza yuko iyo umuntu asenga hari uwo aba arimwo gusenga. Nukuvuga ngo niba Yesu rero ari Imana akaba yarasengaga, bigaragara yuko yaba ari Imana idafite ubushobozi. Urumva byaba ari ukumupfobya, byaba ari no kwipfobya, byaba ari no gupfobya izina ry'Imana. Sini iki kintu niba Yesu yarasengaga dushyire mu gaciro. None se yarisengaga? Iki ngiki abantu mugikurikire neza, mugisesengure. Nidusesengura rero, hari abantu usanga mu buzima bwabo baba badashaka kugira ngo basesengure barebe neza, ese Yesu niba yarasengaga yasengaga ndi? Twakomeje kukijyaho impaka. Ese reka turebe kubakoresha Bibiliya. Luka igice cyaho cya 6 ku murongo waho wa 12. Muri Luka igice cyaho cya 6 ku murongo wa 12 inyandiko iratubwira iti, nuko muri iyo minsi avayo ajya ku musozi gusenga. Kurikire neza,
ajya ku musozi gusenga, akesha ijoro asenga Imana. Kuvuga ngo Yesu akesha ijoro asenga Imana. Tugaruka inyuma. Nk'umuntu yakubwiye ngo Yesu ni Imana, tukaba tubonye yuko Yesu yasengaga Imana, yagiye agakesha ijoro asenga Imana. Kuko iyo ubonye umwita Imana cyangwa bakakwigisha kumwita Imana, ntabwo wumva yuko baba bakuyobeje. Iki ngiki icyo nagira ngo abantu musobanukirwe. Icyo kikavaho. Umuntu akavuga ati wowe ntabwo wemera ubushobozi bw'Imana. Ngiye ubushobozi bw'Imana ndabwemera. Akavuga ngo buriya ngo ni Imana ngo yigize umuntu hanyuma ngo kugira ngo itwegere. Iki nacyo nshuti zanjye, nacyo reka tukirebeho. Niba Imana koko yarigize Yesu ikaba umuntu, sibiye ko ibyo bintu bidashoboka, ikaba umuntu, nta mpamvu yo kuba Yesu yari kongera agasenga iyindi Mana, kubera yuko nta kintu yari kubikeneye, kubera yuko iyo Mana yari, niba yari Yesu, yari kuba ifite ubushobozi. Ariko turabibona yuko hariho usenga, hariho n'usengwa. Nukuvuga ngo usengwa twabonye yuko ari we Mana. None nshuti zanjye, saha honyine ku bantu mukoresha Bibiliya, iyi ni imirongo igaragara. Ndebera Yohana igice cyo cya 20 ku murongo waho wa 17. Nagira ngo abantu batagira ngo wenda ntabwo dukoresheje imirongo ya Bibiliya, ndagira ngo abantu mukurikire neza iri somo, nibura buri wari we wese ajya ryigisha mugenzi we, kubera ko hari n'andi masomo, hari n'ibindi bintu tuzagenda dusobanura. Ariko iri somo Yohana 20:17 haragira hati, nuko Yesu aramubwira ati ntunkoreho, kuko ntarazamuka ngo njye kwa Data. Mukurikire, atarazamuka ngo ajye kwa Se, ahubwo jya kubwira bene Data yuko nzamutse ngiye kwa Data ari we So. Naho Yesu ati genda ubabwire yuko ngiye kwa Data ari nawe So, Ise wa Yesu ari nawe Data. Iyo ni inyandiko ibivuga. Kandi ku Mana yanjye ariyo Mana yanyu. Koko tutarinze kujya impaka ngo tugire ngo tugende ngo tuzane ibyahe n'ibyahe. Imana ya Yesu niyo Mana yawe. Niba Yesu afite Imana kandi iyo Mana akaba yarayisengaga, ubwo ntabwo wumva yuko Yesu atari Imana. Hari n'umuntu wampaye umurongo muri Yohana aho ku gice cya kuri 17, we ku gice cya 20, ngira ngo mu mirongo ya 28, aho ngo Toma ngo aramusubiza ati Mana yanjye, ngo mwami wanjye Mana yanjye, ngo ubwo ho yamwise Imana. Oya, ntabwo iyo nyandiko yari yavuga ko yamwise Imana, ahubwo nk'uko bigaragara mu nyandiko uyisomye neza, ku bintu bitari ukuri tutemera, ariko bigaragara neza yuko ngo Yesu yamweretse, ko ni umwanditsi ubivuga, ngo yamweretse inkovu, amwereka ngo aho bamuteye amacumu,
arangije aramusubiza mu buryo bwo gutangara, nk'uko nanjye ubwanjye wambwira ibyawe nkahita ntangara, mana yanjye, mwami wanjye, mana yanjye, none se ubwo naba nkwise Imana? Ahubwo byari kuba ari ukuri, byari kuba Toma yaramwise Imana iyo aza kuba yaravuze ati uri Imana yanjye. Aturima ako Toma bigaragara ko yatangaye. Impamvu yatangaye ni iyihe? Nuko mu bigishwa ba Yesu Toma arimo. Kandi mwibuke neza yuko iyo usomye Yohana 17 ku murongo wa 21 hagaragaza neza yuko Yesu, iyo uhereye ku murongo wa 6 reka twasome ndabiza abantu baba bashaka ibyanditse. Yohana 17 ku murongo waho, dere ku murongo waho wa 6 haragira hati ngo abo wampaye mu isi, abo wampaye mu isi mbamenyesheje izina ryawe. Uwo ninde uvuga? Ni Yesu. Uwabamuhaye ninde? Ni Imana. Yabamenyesheje izina ryande? Ry'Imana. Ntabwo yabamenyesheje izina rye, ahubwo yabamenyesheje izina ry'Imana. Ubaho ntabwo wahakana ko Yesu atari Imana. Ubu ntabwo bikumvishe neza yuko Yesu atari Imana. Ngo barabawe ngo none ngo mbamenyeshe izina rye, barabawe urabampa, none dore bitondeye ijambo ryawe. Si ibintu byumvikana? Ngo none bamenye yuko ibyo wampaye byose, ibyo wampaye byose, kurikire neza, ngo none bamenye yuko ibyo wampaye byose, none bamenye yuko ibyo wampaye byose byaturutse kuri wowe, kuko amagambo wampaye, amagambo wampaye nayabahaye nabo bakayemera, bakamenya by'ukuri ko naturutse kuri wowe, bakizera kandi ko ari wowe wantumye. Ikindi twakongeraho ni iki? Niba koko wowe wemera yuko ari amagambo ari Yesu wayavuze, akaba yarayabwiye abigishwa, bakaba yaratangaga raporo kuri Nyagasani we, akaba yaratangaga raporo yabo yahawe, akaba arimo kubaragiza Imana, akaba arimo kubamuragiza, arimo arayibwira ati abo wampaye nabamenyesheje izina ryawe, abo wampaye, none dore bitondeye ibyo nababwiye, ibyo wampaye barabyitonde, bamenya by'ukuri ko naturutse kuri wowe, kandi bizera yuko ari wowe wantumye. Ndumva iki ngiki buri uwo ari we wese ushaka kumenya ukuri ntabwo yakagombye kujya impaka avuga ngo Yesu ni Imana, kandi bigaragara yuko Yesu arimo gutanga raporo, ndetse arimo gutanga na raporo y'abigishwa be uburyo bitwaye igihe yabigishaga. Na Toma rero ari mu batanzwemo raporo. Toma rero mu kutangara we yatangaye avuga izina ry'Imana bitewe nuko ngo yari abonye Yesu. Umwanditsi niko arimo kubigaragaza, ntabwo hari havuga ko Yesu ari Imana. Ndibaza yuko iki ngiki abantu muragisobanukiwe. Kubw'ibyo hari ikindi kibazo ngiye gusubiza nanone cy'umuntu wampaye umurongo wo muri mu Migani igice cyawo cy'8 ku murongo ngira ngo wa 22 ndaje mpasome, ariko mukurikire neza mukanya ndaza kuhabereka. Mukurikire ikiganiro, mugumye mudukurikire kuri Shishoza TV. Iki gisubizo nze kureba ko uwo murongo we nawe usoma nawe tukawusobanura, kuko yagaragazaga yuko ngo Yesu yaremye, kagaragaza yuko Yesu ngo Imana irema bari kumwe,
aho naho turaje kuko muri comment niko yanyandikiye. Ubwo rero naho turaje turebe yanyandikiye kuri WhatsApp yangira ngo nagiye nyibabwira ni 0788 44 83 46. washaka kuma ibitekerezo wese yaca kuri iyo nimero akanyandikira. Amahoro y'Imana abane nawe wowe udukurikiye, wibuke gukora subscribe. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.